Ndabasuhuje mwese, ubu ngubu turi mu gikoni tugiye guteka amakaroni aryoha cyane kandi yoroshye kuyateka. Amazi twashyizeho yabize, dushyizemo umunyu, noneho tugiye no gushyiramo amavuta. Amavuta ikintu afasha amakaroni kuyabizanya, bituma amakaroni adafatana. Kwa kundi uba usanga umuntu yatetse amakaroni ariko yagiye afatana. Noneho tugiye guteka aya makaroni yose. Noneho mu gihe turaba dutegereje ko amakaroni yacu ashya, tugiye kuba dukata ibindi birungo. Turangije kubikata, noneho iyo washyizemo amakaroni ntabwo urekera aho ngaho, ureba ikintu ukagenda uvanga kugira ngo ataza gushya yafatanye. Ikindi amakaroni aba aryoshye, byibuze turayabiza iminota mikeya ku buryo adashya cyane. Amakaroni ahiye cyane ntabwo aba aryoshye. Amakaroni yacu yahiye, nayakuyeho, noneho iyi panu reka dushyireho amavuta. Noneho iyi ni tungurusumu, nayo tuyishyiremo, turamanza tuyikarange iri yonyine ise nk'ihinduye ibara. Noneho tugiye gushyiramo bya bitunguru na puwaro, nabwo turakomeza tuvange, ariko icyiza wirinda ko bishya cyane. Iyo ari imijurwe nibwo biba biryoshye, wirinda yuko wabiteka bigashya. Dushyiremo n'umunyu. Noneho dushyiremo uturungo tw'amafu. Iyi ngiyi ni origano nshyizemo, iyi ngiyi ni black pepper, iyi ngiyi ni coriander, ubundi dukomeze tuvange. Ntabwo turabitinzaho ku muriro kugira bitaza gushya, tubishaka ari imishugwe. Noneho reka dushyiremo n'akamagi kamwe. Ndatekereza twabireka uku nguku kugira bitaza gushya cyane. Noneho icyo tugiye gukurikizaho
tugiye gusukamo ya makaroni abijije. Amakaroni atetse muri ubu buryo aba aryoshye cyane, kandi urabona nta bintu byinshi dukeneye, biroroshye kuyateka. Amakaroni yarangiye, utu ngutu ni uduperisile nakase, tugiye kutunyanyagiza hejuru ku makaroni. Urabona ukuntu amakaroni yacu asa neza, no kuyarya rero aba afite icyanga. Biba byiza nyine, icyo ugomba kwibuka ni ukudahisha amakaroni ngo ashye cyane. Murakoze, Imana ikomeze kubaha umugisha.